ubu rero dufite insanganyamatsiko muri ubu bukangurambaga iravuga ngo duharanire ubumwe, agaciro no kwigira kwa Afurika. Duharanire ubumwe, agaciro no kwigira kwa Afurika. Tutigize ngira ngo ntago twabaho, ngira ngo n'umukuru w'igihugu cyacu ahora bidusubiriramo akanaba patron wacu. Duha amashyi nyakubahwa Perezida wa Repubulika watwigishije kwimenya, kwigira, amashyi menshi atameze nk'ayo mwahaye abantu bose bari hano. Abanyafurika benshi n'abahaye Haile Selassie baravuze ngo ubu koko Afurika ntirangiye, Afurika ntirangiye, Afurika ntipfuye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Afurika iracyariho, turacyafite abaperezida n'abayobozi b'Abanyafurika bagifite Afurika ku mutima. Muhumure rero, turacyafite abaperezida nka Paul Kagame baharanira ubumwe bwa Afurika no kwigenga kwa Afurika. Turacyafite abaperezida nka Ibrahim Traoré, ngirango igihe Burkina Faso bavuga ngo abanyaburayi barangije Thomas Sankara, abenshi bari bazi ko Afurika irangiye. Nagira ngo rero namwe mbasabe cyane cyane abakiri bato, abanyeshuri muri za kaminuza, mugendere muri iyo mitekerereze yo kumva yuko Afurika nta wundi uzayigira. Afurika ntizabaho kubw'urukundo rw'Uburayi, Afurika ntizabaho kubw'urukundo rwa Amerika, kubw'urukundo rwa Aziya n'abandi. Izabaho kubw'urukundo rw'abana ba Afurika bakundanye, bashyize hamwe, bakorera hamwe, banza agasuzuguro, banza ubukoroni. narababwiye gwarapigisha muzasinduka mu byuka mu gitondo kare kare. Muganza TV ni television nziza turabizi. Murakoze cyane. Nyakubahwa patron wa Pan African Movement ishami rya Rwamagana, ukaba n'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana. Banyakubahwa abayobozi muri hano mwese, ndagira ngo mfate uyu mwanya mutoya nakire abatumirwa bose dufite. Nubwo ntayoboye uru rugo rwa Inirake, ariko Pan African Movement muri aka karere ka Rwamagana harimo amashami menshi, harimo na za kaminuza ko nazo zifitemo abayobozi. Ndagira ngo mumfashe Abayirake cyane cyane n'abaturutse bari kumwe, kandi na mugenzi we nawe muri iyo komisiyo nawe wahaguruka akadusuhuza. Ntago nibagiwe ko PAM yatwoherereje secrétaire executif wa Pan African Movement ku rwego rw'igihugu, Bwana Dan Nkotanyi, nawe wahaguruka ukabasuhuza. Aha, hantu twicaye rero dufite n'abahatucaje. Dufite patron wa Pan African Movement muri kaminuza ya Inirake, Tajava, mwahaguruka mugasuhuza abo bantu. Dufite na patron muri Rwanda Polytechnic campus yacu ya Gishari, person wa PAM muri aka karere. Secretary ngwino nawe bakurebe, yitwa Liliane Uzarama. Ubwo Unite. Murakoze cyane. Dufite abashyitsi hano batandukanye, ariko two gufata umwanya ngo tubavuge, ariko dufite n'abashyitsi b'imena. Dufite ikipe nziza cyane hano y'abahungu bakunda Afurika biga muri Inirake ishami rya Rwamagana. Tubaha amashyi tubakira cyane. Dufite kandi abasore beza bakunda Afurika, bakunda u Rwanda, babakinnyi baturutse muri RP ishami rya Gishari. Mubaha amashyi cyane nabo. Nyakubahwa patron w'akarere ka Rwamagana, ntago ndibuvuga ibintu byinshi kuri Afurika kuko urubyiruko ruri hano na Abanyarwanda, yewe hano dufite n'abanyamahanga biga muri iri shuri. Nitubona iminota mike Dr. Javaraza kubitubwiraho. Ariko umuryango wa Pan African Movement ni umuryango mwiza ushinzwe guharanira iterambere
no kwigenga byuzuye bya Afurika. Uko tubaho Afurika itirwanyeho twazasigara inyuma, sibyo urubyiruko? Ubwo rero kuba u Rwanda rufite amahitamo yo kwikura mu bibazo by'ubukoroni byose, n'akarere ka Rwamagana ntabwo kasigaye inyuma kuko nako gafite ishami rya PAM. Ariko u Rwanda nk'igihugu buri gihe kidufasha gutekereza, cyarebye kure, kiba mu ruhembe n'ubundi rw'iterambere. Ntabwo rero wajya mu ruhembe rw'iterambere utifashishije n'abanyagihugu kugira ngo nabo babanze bamenye ibyiza by'igihugu cyabo, ariko na Afurika muri rusange. Nk'uko nabivuze, icyerekana ko turi muri Pan-African Movement byemewe nuko dufite n'abandi banyafurika batari abanyarwanda biga hano, biga muri ibi bigo byacu, batuye i Rwamagana n'abandi muri rusange. Ubu rero dufite insanganyamatsiko muri ubu bukangurambaga, iravuga ngo duharanire ubumwe, agaciro no kwigira kwa Afurika. Duharanire ubumwe, agaciro no kwigira kwa Afurika. Tutigize ngira ngo ntago twabaho, ngira ngo n'umukuru w'igihugu cyacu ahora bidusubiriramo, akanaba patron wacu. Duha amashyi nyakubahwa Perezida wa Repubulika watwigishije kwimenya, kwigira. Amashyi menshi atameze nk'ayo mwahaye abantu bose bari hano. Pan-African Movement refite inzego yaba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'akarere kacu ndetse n'imirenge. Ibyo bikorwa umwaka ushize byarakozwe. Nafashe umwanya munini rero, reka mvuge ibintu twifuza kugeraho. Mu karere ka Rwamagana, ishami rya PAM, twifuza gutera imbere kurushaho mu myumvire, mu mikorere, bishingiye mu kumva neza icyo dupfana nk'abanyafurika, kandi tukabitoza abandi banyafurika duturanye. Turifuza kugera ikirenge mu cy'abatubanjirije ndetse n'abahari uyu munsi. Natwe abanyarwanda duteye ikirenge mu cy'umukuru w'igihugu cyacu, twakubaka Afurika nziza cyane. Turifuza kugeraho ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire rizasiga isomo u Rwanda rwigisha isi, nk'uko twabihawemo umurongo n'umukuru w'igihugu cyacu. Urubyiruko, imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Tudafite ngira ngo umurongo w'umukuru w'igihugu cyacu ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, nanjye sinaba mpagaze hano mvuga imbere y'aba bagabo bangana gutya bakomeye gutya, sinaba mvuga. Ariko turashimira umukuru w'igihugu cyacu ko n'abagore yaduhaye ijambo. Ariko ba mutima w'urugo murahari? Murahari urubyiruko? Okay. Turifuza kandi kugira umugabane uteye imbere kandi utekanye, wimakaza guhesha agaciro abanyafurika muri rusange. Turifuza kandi kwigaragaza cyangwa se kwanga n'agasuzuguro no gucishwa bugufi n'ibihugu ibyo ari byo byose kubera ubushobozi cyangwa se n'iki. Amahitamo yacu nizo mbaraga zacu, twebwe twahisemo gukorera hamwe. Ibi byose tuzabigeraho dufatanyije kuko agaciro kacu nizo mbaraga zacu. Uyu munsi rero ubu bukangurambaga navuze bufite insanganyamatsiko ivuga ngo duharanire ubumwe, agaciro no kwigira kwa Afurika. Natwe Rwamagana turabiharanira. Tuzafasha igihe cyose igihugu cyacu, umukuru w'igihugu cyacu gukunda igihugu, kugiteza imbere ndetse no gufatanya ku rwego rwa Afurika twese tukiteza imbere. Numva ntafashe umwanya munini, naha ikaze abashyitsi baturutse i Kigali, abaturutse mu karere muri rusange twatumiye, abanyeshuri, abarimu, abaturage. Ngira ngo mbabwire ko muri rusange gukunda Afurika ni no kwikunda, kuko turi abanyafurika, turi abanyarwanda. Afurika, murakoze cyane. Tuma tubigeraho. Ni uruhe rubyiruko twifuza rushobora gutuma tubigeraho? Nicyo kibazo twagombye kwibaza, tukagisubiza, hanyuma tugaharanira kubigeraho koko. Mu magambo make, urubyiruko twifuza uyu munsi, ubwo hano hari urubyiruko rwinshi rwo turavuga cyane, dushaka urubyiruko, twifuza urubyiruko rwumva ko rufite inshingano, urubyiruko responsable, inshingano yo kuzamura u Rwanda, inshingano yo kuzamura Afurika.
twifuza urubyiruko ruticara ngo rutegereze ko ruzakorerwa ibyo rukeneye byose, ahubwo urubyiruko rwumva ko rugomba gukorera igihugu rugakorera Afurika koko. Twifuza urubyiruko rukunda igihugu, patriotique, urubyiruko rukunda Afurika. Twifuza urubyiruko rufite discipline. Buri udafite discipline ntacyo wamarira igihugu. Yuko ejo baguha akazi, bakaguha inshingano, wahura n'umuntu wifuza iby'ubusa yaguha ruswa ukayakira. Kandi niba hari ikintu kimunga igihugu cyangwa se kimunga Afurika ni ruswa pe. Ruswa isenya igihugu bivuye ku bantu babiri, uwayitanze n'uwayakiriye. Ariko ubundi igihe ufite inshingano ntiwagombye kwakira ruswa. Yuko umuntu ashobora kugushikisha n'ibihumbi 5 cyangwa se ibihumbi 10, ni amafaranga urya umunsi umwe ukayarangiza. Inshingano zose waba ufite, waba uri umwarimu, waba uri umupolisi, waba uri gitifu w'umurenge, umuntu akaguha ruswa kugira ngo nagere imbere yangirize, kandi akangiriza ibintu byagombye gutunga igihugu cyose. Uri umupolisi ashobora guha ruswa yagera imbere utamusatse agatera grenade, agasenya infrastructure zose twafashe imyaka myinshi twubaka. Uri umwarimu ushobora kurekwa umwana agatsinda atatsinze, ubwo nyine ukaba ushoye igihugu ahantu habi. Urumva ko dukeneye urubyiruko rufite discipline koko. Kugira ngo tugire ubumwe, twihesha agaciro kandi twigire, bisaba ko tugira abanyarwanda, urubyiruko rukora kandi rukora koko. Ntabwo waryama ngo wicare utegereze ko abandi baza ngo bagutamike, kuko nitwe tuzatunga igihugu cyacu, nitwe tuzitunga. Dukeneye rero urubyiruko rufite izo ndangagaciro zose. Bikunda kubaho ko ugahura n'abantu bakumva ko umuco wabo atari mwiza, bakumva ko ibyo hanze ari byo byiza. Nyamara udafite umuco ntaho waganisha igihugu cyawe. Bikunda kuba ku rubyiruko aho ubona byigana ibyo hanze, bakumva ko ibyo hanze ari byo byiza koko, bakumva ko iby'iwacu nta gaciro bifite, bakumva ko kwambara ibivuye hanze ari byo bifite agaciro. Nyamara twihereyeho mu Rwanda, ubwo ndavuga imyambaro n'imyambarire made in Rwanda, twese nibyo twambaye. Ibyo ari byo byose ntabwo ari ukwambara gusa. Igihe uhisemo ibyakorewe iwanyu, nuko utuma utunga n'uwabikoze. N'umutayero wafashe umwanya we ari kudoda iyo shati, wafashe umwanya we akirirwa yicaye ku cyarahane ashaka kudodera, atunga umuryango, kandi ntabwo biba bimwaye. From the night to the gold in the west, every culture, every tribe we blessed. Different languages but one heartbeat, Africa united, standing on our feet. No more borders in our minds, we are one across all lines. Strength in every hand we raise, it's our time, it's our day. Pan-African dream, we alive, we rise. See the future shining in our eyes. One people, one love, one land. Together forever we stand. Pan-African fire in our soul, we unite, we take control. From the past to the destiny, Africa strong, Africa free. We got diamonds, we got gold, but the real wealth is the stories untold. Youth with vision, breaking the chains, turning struggles into gains. No more division, no more hate. We build in love, we elevate. From the streets to the global stage, Africa writing a brand new page. Lift your flag,
stars, reach the sky. Every child got a dream to chase. This is power, this is grace. Pan-African dream, real life we rise. See the future shining in our eyes. One people, one love, one land. Together forever we stand. Pan-African fire in our soul. We unite, we take control. From the past to the destiny. Africa strong, Africa free. Yeah, one Africa, one voice, one vision. One Africanism forever. Yeah. Niba ushaka na kongera mo Swahili Kyangwa, Kinyarwanda mix. Kyangwa nkaigira style ya Afrobeat, drill, lamba gospel vibe. Nibya football ntabwo turi amenya ngo ninde uri bwegukana igikombe kugeza bahuje mu ifirimbi isoza umukino. Mbona kabisa abasore bahagaze neza ku mpande zombi, bahagaze neza mu kibuga. Umukino ukaba umaze gutangira. Katureba umupira ufitwe na Patrick ucomeka pasi kwa Furaha. Furaha mene meshana ucomeka pasi kwa Mavlaste. Mavlaste umupira na umwaka ucomeka pasi. Ekire gitego ntabwo kigaruka imbere zamu. Ekire gitego ariko akuramo. Gishara kubita muri ndetse numero 8 areza numero 6 areza numero 10. Koti akomeza kugerageza rwose gucenga ikipe ya Inelaka ariko numero 10 ngaramanuka. Numero 5 rwose Kofi ngati yarayemo. Waremo rwose gerageza urebeka ibintu bimeze neza cyane hano. Witwa Furaha mbona agiye kuba degaje umupira imbere. Ubona ni natwe ashaka ibintu byo gupasanya kabisa. Katureba zamura umupira muremure ariko nta kintu ushobora gutangarira kuko abakinnyi b'Inelaka bose bibereye inyuma. Katureba ipira sigishara umwana uzi umupira acomeka pase aragushigwa wambaye metro mu gatembereza. Goal! Izamu rya RP Gishari no gutera ku imbere rya RP Gishari rwose nayo yakomeje gukanira rwose. Amakipe atangiye gukanirana rwose hano tutaza kubona rwose. Gusa rwose mu rugo rw'umugabo abarwana bose hari umwigiza nkana. Turaza kuvana rwose tubona ko hari umuntu rwose uratwara igikombe cyakenewe uno munsi wose ku bukangurambaga bwa Pan African Movement. Komeza kugata nimero 5 ko utajya kwikubita imyirya nimero 5 kubita kodereza mafisanga neza karangwa ko zamuka nimero 6 arazamuka Derake komeza kuzamuka cyane nimero 13 arazamuka. Wait Mwenyeza Inelaka rwose arababwira ngo warapigisha arababwira ngo mutende gato. Katureba ngo umupira ubona ko umupira utarafatiranye neza kugira ngo ikipe ishyire hasi umupira ikine kabisa. Katureba ndara cyagunda kubona ariko ninde wambaye numero 11 Devese waraririye ati ni offside kabisa. Muzazinduka mubyuke mu gitondo kare kare, muzabyuka musanga yishe umuntu yamujeje umwuka. Ibintu beza neza cyane rwose ari kuri cyo gatani Irake umugabo yakubitiwe mu rugo ngo uretse mu gitondo wahabone Rebeka. Haya kabisa bamwita Mafisango yambaye numero 10 mu mugongo. Areba umuzamu kuntu yasohotse namukubita akabombe k'uburoshe tera ku mupira mu rushundura kabisa. Urushundura aranyeganyega RP Gishari kimwe Inelaka 0-0 kabisa. Inelaka kubona ko ibirahuzagurika kabisa itarafata neza ngo ishyire hasi umupira ikine. Ayipira ubundi nagusiga ikiri cya kabiri. Katureba ikiri cya kabiri ariko uwo musifuzi wo ku ruhande ati wari waraririye. Ikipe ya Gishari ikomeza kurarira cyane. Shaka kuko bakoza mu biro cy'ubura cyarazamuka atanga umwacagara 2 aratenda arashota ariko kubitiye kuri tese mu poto.
abafana ahereza ngo sedi nimero kodi ariko nimero gatatu Inilake aravuga ngo ati mugende gacejewe niteguye kurinda ikindi kitabo cyose cyaza kuza mwiza mu Inilake gishari gomena mpere hereza kodi akomeza mafisa ngahereza kodi arashota Playmaker kabisa tubabwira ko uyu mukino wateguwe n'amakaminuza ndetse no ku bufatanye bw'akarere no kwimakaza ubumwe bw'abanyafurika binyuze mu cyitwa Pan African Movement. Katero Joe atubeka pase ariko Kasemiro wapi aramubura umupira w'amaguru na RP Gishare. Dusohoza abayobozi ba kaminuza ku mpande zombi byaba kubanirwa Inilake dusohoza Dr. Davandete na Dr. Mwitendeje kubanirwa RP Gishare kabisa tubabwira ngo mukomeze kugubwa neza. Kira ariko rutwa Mavrasi Repetrati nakubonye wewe wakoze umupira kimwe ibyo bintu urabyumva ibyo bintu ni ugukorogana babiretse wikorogana ibyo abantu bari bamaze kubyibagirwa wishaka gukora ibara akariho karavuga ibitego 10 rwose kimwe 2 3 ndarushye. Haya kabisa dukomeza gusuhuza n'abanyeshuri muri rusange n'abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye tubabwira ngo gusiga Mafisa ngo Roberto Garidia hagarara neza cyane atasiyo John yakora pasi kwa Casemiro akora ikosa ishot kona ya RP Gishari kabisa ubona ko Inilake noneho nayo irimo kugerageza ikagera imbere y'izamu. Haya ku butumwa bugufi hari umuntu umbwiye ati ibitego nk'ibyo ntabwo ari ibintu byo mu Rwanda gusa ngo na Chelsea yaye imerewe nabi ngo ku mikino 2 byari ibitego 8-2. Ikipe y'abarasta nayo ibyayibayo ku mugoroba n'agahoma munwa ikipe ya Peja ikubise arero tuje Nyagasani ikipe ya RP Gishari ifashe ikipe ya Inilake kubitira ku gatebo umuzamu arahagarara mu izamu hejuru n'imifuka y'ishati abara umupira ugeze rwose ahitamo rwose kwicara kuri poto aravuga ngo bibaho ngo nta nubwo ari ubwa mbere yinywereye amazi aravuga ngo nta ni wahandi ngo ku munsi w'urupfu rw'inkende ibiti byose biranyerera ibiti rwose bimunyereraho rwose ibintu bimeze neza cyane. yewaga RP Gishari zamuka batera koroneri bayishyira hanze batera iyindi hanyuma barapasanya umusore kuri shoti atari tumeze nka RP kipe araryama aragaragurika ati ibi ntabwo mbibashije. hoya wasore dore roketi hariya mu izamu bababona ariko futuboro uraryohewe kubita umupira uvuye muri kona umuzamu ntakamenyaho
umupira unyuze RP 2 Inilake ziriya ikindi cya gatatu ariko Imana iratabara. mbega RP abana babi twabaririmbira tumura abana babi rekuri ishoti ryarindi ishoti yababa mbega RP rekuri ishoti biza iratari kabisa garide n'ubu ngo barakibaza ati ibi ni ibiki mwana wanjye koko ibintu mukomeza kubona nabi rwose ku ikipe ya Nirake aho ikipe ya RP Gishari uko ituranye n'abapolisi rwose bitoza kurasa ahaturi none uko bitoza kurasa mu izamu bari kwasa za misere nini cyane ikipe ya Nirake rwose imeze nabi cyane imerewe nabi muri ino minota rwose ibitego 2-0 bayifashe bakubita ibitego 10-1 none batangiye kubita 1-2 ku munota rwose 20 na kangahe rwose bigaragara ngo ikipe rwose n'abafana bamaze kwiyakira ngo subwa mbere subwa kabiri badukubitiye mu rugo ngo niduhame hamwe kabisa. Gishari rimira hano Inilake nukubaga nta kinya bawa ni 2 ku busa bwa Inilake bawa ni 2 ubu tuvugana biri byagezemo mane ishobora byose jamari rwose arayisekera rwose umunyamakuru simbura nka Oru batagiye kugenda bishusha gake bitegura kwinjira mu kibuga mane ishobora byose ibintu bikomeze kubera nabi cyarese ku kibuga cya Nirake aho ikipe ya Nirake imaze kwandagaza ibitego 2 mu gice cya mbere rwose Ofraya Nirake kagazweho Attention Mugaride kabisa barare ryamira Wasiri Inilake batangiye kwikora nk'ibyo APR yayikoreye Gasogi ibi bintu attention Garide arayifata hari bimwe ibi bintu biba binyibutsa mu myaka ikizo bita Bekeni yaravuze ati ikipe nuko gukubita ibyo bita iminzenze. Wasiri kugira ngo hari umuntu ubwiye ngo iki gikombe kugira ngo Nirake gitware ngo kereka ibyo ikoze nk'ibyo Maroc yarayikoze nimugoroba bisabe amezi 3 baduhereza igikombe niba nawe yajya kurega mu karere ibi ntago ari byo ako yakirwa ijya kurega mu karere kuko namo yarahibere byose biri guca mu mucyo ariko menye ko n'umushize Patrice Mutepe yarahari kuri finali ubundi ibi bintu mwabimenyereye ku ikipe ya Gishari none na RP Gishari itangiye kujya mu gatebo k'umurenge wa Gishari uriya na Gishari umurenge yafashe kubita imirenge yose yimarira kwikubita none se yatwaye igikombe ariko nawe urabeshya uburenze umurenge umwotse uze ifite igikombe cy'igihugu oya ntukabiri katurembere zamukura amapera comeka pase koraho Gishari kwigisha umupira ni Mabrasi Katurebe Inilake bayiciriye akarongo Katurebe ariko mukura umupira n'umutwe Gishari ni ingome no kuri kwimana Katurebe Faraji ariko aragucika aragusiga Katurebe iki ni igitego ibereza Olivier yafashe ikipe arayicarira Olivier yafashe ikipe ategwa batega babiri ategwa gatatu atega n'uwa kane atega n'uwa gatandatu n'uwa karindwi n'uwa cyenda Inilake nayo imaze kwiganzwa Nyagasani ikipe ya Nirake Inilake nayo kwiziza Olivier ni umusore urese aragakira umuteri metero 32 afashe rwose ikipe arayicarira igitego kimwe cya Nirake bibiri bya RP Gishari bimaze kugaragara ko icyizere tuba dufite yuko Rwama Inilake mari sabara byose ubona ko n'umufana ameze nawe cyane biraza gukizwa igice cya mbere kirangira hano rwose ku kibuga cya Nirake igice cya mbere kirarangira ariko dushimira imeze neza cyane imeze neza cyane hano ku kibuga cya Inilake dufite icyizere Vamos na Inilake Vamos Inilake Wasiri nk'uko nari nabivuze ngo Inilake ntago yaruhuka idafite igitego igice cya mbere kikaba kirangiye ari ibitego 2 bya RP kuri kimwe cya Inilake ese igice cya kabiri cyudishije iki Wasiri aya Imana yazamana
ni umukino wa gishuti inirake. Aha, murakoze cyane. Muragemera rero twongera dutuze gatoya, tugiye guhita dushyiramo umuziki mwiza cyane, ariko mbere ko tuwushyiramo muranyemerera duhamagare patron wa inirake Rwamagana yongera aze adusuhuza natuganizeho. Murakoze cyane. Profesa Java. Twebwe twakira umukino wa gicuti hagati y'abavandimwe ba Gishari, kandi nk'uko mubibona murabona yuko tunezerewe. Ngira ngo nk'uko mwabivuze, intego ya PAM nuko twiyubaka, kandi nk'uko mwabibonye hano muri Inirake dufite ibihugu biri represented bya Afurika, ari ndaho nahera yuko nta kidashoboka. Ngira ngo nk'uko mubizi, kera umuntu iyo yatekerezaga afite umwana yumvaga ko agomba kujya kwiga hehe mu mahanga, ariko ubu ngubu ngira ngo u Rwanda turimo kugenda tuba igicumbi cy'uburezi, aho abanyafurika bashobora kuza natwe bakabona yuko hari icyo bashobora kubukura mu gihugu cyacu. Ngira ngo icyo ubwo ni ubutumwa bwabwo, ndetse n'aba banyamahanga cyangwa se aba banyafurika turi kumwe na ambassadors, ndetse n'iyo tugiye muri gahunda ya PAM ntabwo tubaheza. Aba bazaba ambassadors mu gihe kiri imbere, bazaba ari abayobozi mu bihugu byabo. Ndibwira ko bafite n'ubushake cyangwa se n'imyumvire yo guhigira icyo bahindura n'imyumvire cyangwa guteza imbere Afurika. No mu bakinnyi mwababonyemo, ibyo rero ni ubutumwa ubwabyo bukomeye bw'uko byose bishoboka. Kuba tutagifata indege ngo tujye kwiga muri Europe, muri Amerika, abanyeshuri batangira kuza mu bihugu byacu, ubwo ni ukwiha agaciro. Ibyo rero ni ubutumwa bukomeye, kandi numva yuko tuzakomeza gushyira hamwe, ndetse muri club dufite ya PAM hano kuri Inirake, aba bavandimwe bacu bagakomeza kuba bugufi, tugafatanya guteza imbere igihugu cyacu ndetse n'umugabane wacu wa Afurika. Imana bakomeze kubaha umugisha. Reka dukomeze dukurikirana mu gahunda uko zateguwe, ariko ndibwira ko n'insinzi tuza kuyibona. Murakoze. Africa. We wanted to spread the message to fellow Africans afar. So, ubwo uza kuyinterpretinga araza kubivuga. Bavandimwe, bashyitsi bahire Rwamagana babakiriye, ariko natwe tubakiriye muri sekiteri y'uburezi ndetse no muri Pan-Africanism. Tunezerewe kuba iki gikorwa mwaradufashe kugitegura, ndetse kikaba kirimo kugenda neza. Afurika ntabwo yigeze ibaho itekereza ko yaba umwe, imipaka igahura, abanyeshuri nk'aba ngaba bakaza baturutse impande n'impande muri Afurika bakaza kwiga iwacu. Ni ikintu twakagombye kwishimira nk'abayobozi b'uburezi, tunashimira n'umukuru w'igihugu cyacu watumye ibi byose biba. Dushimiye rero abanyeshuri, baba abanyeshuri bo muri Afurika mu bindi bihugu ndetse n'abanyeshuri bacu barimo kutunezeza ubu ngubu. Twizera ko iyi ntabwo ari competition, ahubwo ni collaboration over competition. Bikaba biduha amahirwe yo kugira ngo tumenyane ndetse tunatange ubu butumwa, tuzanezerwe ko bwasakaye muri Afurika hose no mu bihugu aba bantu bazajyamo nyuma yo gusoza.
ndetse Kwame Nkrumah yarabivuze, aravuga ngo iterambere ryose riba habaye ubumwe. So let us unite as Africans. Banyeshuri bacu rero cy'amarushanwa ni igikombe cya Pan-Africanism. Murakoze, mugira umunsi mwiza. Reka twongera ipe y'igihugu Amavubi harimo abo baruboneka n'abandi bagiye bavamo nka bamani Ishimwe Japeri. Katurebera ngura umupira passe kura umupira Casemiro araho umuntu baramuvuna ati wamukandagiye ashobora kuba avunitse. Robitira ati tereka ngaho nakubonye wakandagiranye. Awasiri rero nibyo twahoze tuvuga rwose nimugoroba ubwo twari pise tureba match ya Real Madrid ndetse na Man City, tujya tubona witwa Mitsepati igikombe cyari cyarahawe Senegal yarakibye bahita bayikubita amaga y'ibitego 3 ku busi. Katurebe imbere y'izamu nibirarangira, kuraho Katurebe John basa ariko barawumwaka. Iyo ni Gishare baragusiga nureba nawe tereka hasi kufra ayapi Gishare yawe wavugaga ku bintu bya kafu biratangaje cyane, ariko mu Rwanda mu kwa 7 hazaba Sekafa. Ngiyewe nabibonye nkubitwa n'inkuba n'ukuri kw'Imana guti ikipe imarana igikombe amezi arenga 2 hanyuma ikakivanwa mu biganza ikakiherezwa indi kipe, uwitwa Motsepe ndetse n'uwitwa Infantino nabonaga basiganira gutanga kiriya gikombe. Infantino ati gitange niwo ucyatsi yagitwaye. Haya zamura umupira ariko tera mu rukuta, shot imbere y'izamu ariko yarakavinze baro neza cyane yihendetse nka Bukayo Saka ayoyika Timidayo, ariko baro yinyuza hejuru. Bukayo Saka ayoyika Timidayo, ariko baro ayinyuza hejuru. Zamura neza Furaha, shatisha attention, ariko baro bayikuraho. Baro attention. Nererekanya neza baro mu kibuga, attention. Pogba, rekura pass, attention hagati, rekura pass, attention Mafisango rekura pass ariko barayimwaka. Nimero 13 attention Patrick barawumurengesha, yitwa Patrick kabisa, umusore ugira dribble nyinshi cyane. Attention haya dengura neza, attention yitwa Casemiro. Katurebe uyu musore nabonye mu cyane iki n'igitego John nibirarangira imbere y'izamu. Katurebe cyakomeye iniraka yakambije agahanga irimo irataka ikipe ya RP. Iki ni igitego Patrick nagusiga tomeka pass, iki ni igitego mana Nyagasani nibirarangira ariko kizizamu. Katurebe Casemiro birangaranye na Olivier Furaha tomeka pass ariko arawutera nabe umuzamu arawufata. Bona ko Patrick yaratanze taronade neza cyane, ariko asanga abadefanseri ba RP Gishari bahagaze neza. ubu akaba afite ibitego 11. Haya kabisa. Katurebe tomeka pass, umupira urarenga n'ubundi n'uwakurengurwa na RP Gishari ku ruhande rw'iburyo, bikakurengurwa rw'ibumoso rwa Inirake. Randa ari kuri umupira arongera arawurenza n'urava mu kibuga, umupira ariko warenze uwakurengurwa n'ubundi na RP Gishari ku ruhande rw'iburyo. Oya turabasohoza gake uko umukino ugenda ukomeza. Katurebe rengura umupira kuraho. Haya wasiri abo bantu cyenda basuhuza mu gake kabisa. Ya Zawubita Fred Inganiye, Maestro Inganiye Fred kabisa, uyu ntabaho ubundi aho anyuze. Katurebe
pasi ariko biranga aragusiga mana nyagasani kuraho umupira ariko byari bikomeye imbere zamu arawurenza no kurengurwa na Inirake ku ruhande rw'iburyo bikaba ku ruhande rw'ibumoso rwa RP Gishari mbona witwa Somana Freddy areba umupira Casemiro acomeka pasi kwa Mavras yubura amazi iki ni igitego twongere tubibutse ko iki gikorwa insanganyamatsiko ivuga ngo guharanira kugira ubumwe kwigira sosorera ndari ariko Barotin kona navugaga ubuhanga bw'umudefanse ruse urariza wo bita Frui haya kabisa ubona ko ari umuhanga uriya mudefanseri azi uburyo akinana na bagenzi be wasiri warimo uvuga abantu dusuhuza tugenda tunasuhuza bamwe mu bayobozi baba bari mu nzego z'umutekano ababa baducungira umutekano hano kuri kaminuza y'Inirake ndetse n'abandi baturutse mu nzego zitandukanye z'umutekano tubabwira ngo namwe mukomeze kugubwa neza. ubwo twavugamo nk'abapolisi abasirikare abadaso ndetse n'abandi benshi cyane. Atansiyo zamuka neza agiye kudegaja. Haya mbona Inirake igiye gutera imbere umupira kabisa mukomeza kugubwa neza. Imbere y'izama Katurebe biracyakomeye Katurebe tumeka pase Patrick arirukanka Katurebe umuzamara umarisha cyera ko rikosa arika mutera umugero musoza ati byo ntabyo nabonye ushishishwe imbere y'izama kona Rekuru Rutabi rekura Katusha hatari umuzamari rampa kira muri kona rekura rokatare kuri nwa rekura itumo umuzama kubitira ipfuzo mpujya muri kwa katare kona Inirake akura muri baragira bezamu Randari yasaze yasizoye Randari ari kumupira kapase kuraho ibintu ntibirarangira imbere y'izamo Inirake kubona ko iri mu mukino wa siri iri mu mukino kabisa bona ko ni kibuga gikenewemo n'uwo bita Karim kuva Bujumbura akanyura muri yo bita Burundi Sport Dynamique akanyura mu bita muri Musongati akaba yarisanze muri Inirake kabisa ari ikipe yakinnye bita Bumamuru City Lewis Kelly kabisa ni mubi cyane yakiriye mu makipe akomeye mu gihugu cy'u Burundi nk'uko abivuze izo za Musongati akina mu ikipe ya Bumamuru akina mu zitwa Gazavitariyo ayo makipe yose yagiye yanyuramo uyu munsi ari muri Inirake Katurebe Kelly ubona ko nawe yaricyo yaza gufasha hano mu kibuga Lewis Kelly ahuri kabisa nizere ko coach nawe arimo agenda gutekerezaho ubona umupira ko watangiye gufata indi sura abafana bahagurutse ku mpande zombi arimo mbwira tugutera amashoti yabyigiye kuri Tanganyika uriya musore kabisa Katurebe comeka pase Inirake Patrick yubura amaso aragusiga ugira igitego aragusiga ariko ntibirarangira imbere y'izamu kontra-ataka hatari ariko aragenda bura equilibre baro baragenda atasiyo hanze haya sasa hindura umupira ariko umupira urarenga urengera ku ruhande rwo hirya Katurebe Inirake yasazoye nabi babwiye Inirake ikeneye igitego cya kabiri cyo kwishura Randari kuri agapira kubita ku gatsitsino ingoroshi Katurebe Randari ntago umusiga Katurebe ariko umupira bo mukuraho Randari wapi birarangira Furahari baramusiga iki ni igitego ibirarangira imbere y'izama ariko haja kabisa tego baba we para savu yewe we ngoni poto
Katurebe tumeka pase ya IPS yisharabwo yasaze arapigisha ari yasaze yasizoye irashaka kunyagira Inirake. Katurebe nta mwanya wo gutakaza no time to waste kabisa. Tumeka pase aragose Betrati ibyo ntabyo nabonye. Katurebe tumeka pase Inirake ubona ko ibintu bitarakunda Betrati muri cyo gatoya tubanze ture akirimo izo za Rayon za Chelsea n'ayandi yose. Katurebe asekenesi ko yambara orange n'ikipe ye bose bari bambaye ama orange za Gasogi izo ngizo zakubiswe bine umugusubi. Katurebe Mafarasi Katembere za macomeka pase kwa Garidier umuzamu ufata neza cyane kabisa Wasiri. Atariko ibyo twavuga byose ati yo bavuze Inirake wumva knowledge and wisdom. Inirake ni knowledge and wisdom. Ibyo hari ubiburana se Kudarazamutse cyane ariko afite ibigango byinshi cyane ariko nimero 6 rwose wa Inirake amwereka yuko rwose yari imboga za dodo ari barareba ko umurongo uhagaze nta kibazo na kimwe. Meka urabibona ko ubona ko gitari rwose yaje gahunda y'ubugotsi ahubwo ikibazo bari bingaye kuko urabona ko Inirake aho yagerageje kuja mu mukino bahita bayikubita akantu k'ingoroshi igahita Wasiri yavuze ngo nukugenda ugakandagira. Katurebe bari ku mupira arawukora nabyo nabonye ikiri igitego kona impamvu y'ubwasi ubona ko arapigisha turanye n'ikiyaga cya Muhazi bajya gatatu barya amafi barashose ko muzababere bamba. Katurebe tumeka pasi imbere yihuse nagusiga iki ni igitego babiri kuri babiri aragucenga aragusubira ariko umupira urarega no kurengurwa n'ikipe y'Inirake. Ibintu yabivuyemo yababwiye ati mwitwarire pase Katurebe nibirarangira bagira rokare y'iminsi 2 iyo bari buhure na Inirake. Ariko nabo nubwo tuyatunganya rimwe na rimwe ubundi tukanabatsinda barabizi ko turi ikipe bagora. Katurebe aya Wasiri rero ikipe ya FC Barcelona iraza kuba yakiriye ikipe ya Newcastle United. Tubibutsa ko match banza yarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Igitego match banza rebereye Katurebe Robertire ubona ko abayemo gushyamirana akuramo ikarita y'umuhondo kabisa. Katurebe atanga ikarita y'umuhondo kuri captain amubwira ati gabanya amagambo wakana we. Ubita Salimu kabisa bamukubita ikarita. Haya kabisa Katurebe Mafarasi ahagaze ku mupira agiye kugashuramo. Katurebe Mafarasi ababwira ati mwakwigiyemo imbere mugashaka ibitego mwigira imbere dushaka ibitego. Arakazamura agacoma Yamane Nyagasani we yawaga furuyi arirambika ariko bariranga imucika hose ni metero nkeya cyane. Ati ni kona y'Inirake ariko umupira ujugunya kure cyane mu gishanga nureba nabura umupira urawubura. Katurebe akaba ari kona aragapasa Faradi bamwitara Wisikeri kuko twabivuze indi kona y'Inirake. Wisikeri nakubwiye ngo agira icyitwa amashoti ya kure ni mubi cyane. Uyu ni mubi cyane kuko Katembe izamo kubita ipfunsi ariko biranga ati wasunikanye umupira no gutereka imbere izamu rya Temi akanyenyeri babantu bafite telefone za gatushe akanyenyeri 909 urwego ugakurikiza amategeko ubaye utabizi nahita ngusohoramo. Iyo gahunda ni leta irashaka kwegereza ibikorwa imbere y'izamu ariko mana we ibi kipe irimo iranyagira indi mana Nyagasani. Ibintu byaranze kuba mace ndabona bigiye kubikina mico. Iyi ni tiyatere yo kuwa kabiri baye kuwa gatatu bavandimwe. Uwitwa Shalomo areba uko umuzamu ahagaze aramureba yubura amaso tereka agapira ku kirenge cy'ibumoso aterekamo igitego cya kane cya Rapid Gishari. Gishari ni mbi cyane hano yakwica. Inirake wagira ngo yaje yari ubugari ari hamudurira
kacombeza mikiri cya gatanu yahungiye kuyemera ibitego 10 nge mukanya ndayemera katurebe Mavrasi arahindukira ikipe yarapigisha arifashe ikipe niraki kubitira ku gatenge iravuga aka gatenge cyanze ukameseri we mu gikari kuko ntago rucyo kubisera kwirembo aya ibintu by'igite ibintu bimeze nabi cyane ku ikipe niraki ayo ikipe yarapigisha arifashe rero kubita igitego kimwe kubita bibiri bitatu ubwacu ari kubitsa ibitego 10 no kubibara birabananira bagenda babibara mu ntambwe ibintu by'igitenge ibintu by'igitenge nawe rero ubuzanye ngo yikubitiye ku giti wapi yikubitiye ku kibuga aya kabisa Iniraki imaze kubigira umuco gutsindwa 5 sinzi uko bigenda wabona n'ubu kigiyemo baramusunika Corneri ikipe yarapigisha rwose Corneri ikipe yarapigisha ni corneri ya gatatu mu gice cya kabiri cy'umukino uri guza arapigisha na Iniraki ku kibuga cya Iniraki ibintu bikomeza kumerera nabi ikipe ya Iniraki rwose umugizi umukwe ntako batagize Iniraki ibintu yabivuyemo kare cyane ati ibintu twishobore yashwida iri kwitambira rwose agapira ifata igikombe igikura muri Iniraki iragitegera irakijyana igitereka muri arapigisha kabisa katurebe ko nibura yavumba amaka kabiri aramusunika ati tumaze kwigaragaza neza babaze APS Gishari maze gutsinda ibitego binine noneho Iniraki maze gutsinda ibitego 2 tumaze kugira icyizere cy'uko dushaka kubiganza twanabatsinda amahirwe aracyaza ibitego 4 kuri 2 Furuwi kuva mu karara ka Gatsibo akaza aje kwiga amategeko ubanza baramubwiye n'itegeko ryo gusabira ku kibuga cyawe ntabibamo atasiyo ariko bakuraho nongere tubibutse ko insanganyamatsiko y'iki gikorwa ni igikorwa kigira kiti guharanira ubumwe kwigira agaciro k'abanyafurika bikaba ari ibikorwa bibanziriza umunsi wo kwibohora kwa Afurika waharaniwe ugarukamwaka n'ingarukamwaka ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2026 urakoze cyane arakoze cyane kabisa ariko Wasiri ubundi bamuri ejo heza ni gahunda y'abanyarwanda nawe se uyibamo cyangwa mu kugendera kabisa rero tugenda tubabwira kuri gahunda y'abyikorere ku bijyanye na ejo heza uciye kuri telefone yawe urakanda akanyenyeri 506 urwego aho ni kubashaka gukorana na ejo heza hanyuma kuri gahunda ya mituweli ni akanyenyeri 909 urwego hanyuma kuri systeme y'irembe ni akanyenyeri 95 urwego hanyuma rero mbabwira ngo gahunda ya leta yitwa byikorere tuyishyire mu bikorwa aho duherereye hose tuneshishikariza abaturanyi ndetse n'abavandimwe systeme y'imibereho kabisa urakoze cyane Wasiri akaba systeme y'imibereho akaba akanyenyeri 95 urwego katurebe kapase kuraho ibitego bimaze kuba 4 kuri 2 Randari Koromoni umupira arawusha ati waraririye yarateye swata y'itsinda ry'ubumbi ariko agira amahirwe asanga umusore wa RP Gishari yibereye muri Orusha yaraririye kabisa iyi gahunda ya Pan-Africanism kabisa ubona ko ibikenewe kugira ngo n'abantu baninjoyinge ibirori bya ruhago nk'ibi ngibi ndetse habemo no kwiyumvanamo hagati y'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kuko football ni kimwe mu bintu bihuza abantu benshi haya kabisa umusifuzi akaba amaze gutereka iminota y'inyongera Katurebe baragusiga iminota y'inyongera amaze gutereka imbere za maramutega ni kufura y'ikipe ya Iniraki karita y'umuhondo yerekwa hariya nomero 3 acanze umuntu yambera icyaha nawe aramubwira ati ntago wancika iyi kufura mba n'uwitwa Keri avuga ati izi najyaga nzitora muri za Musonga ati n'ahandi
ati iyi minota 3 yongera tuyikoreshe neza turebe ko twatsindwa nibura 4-3. ati izi naraziteraga, ati mwigire mbere kicyo nikorera hano. ubona ko rwose kiracyari igitego, ariko uriya mukinnyi uziko rwose ibyiciro by'ubutehe rwose byahindutse rwose ubu kugira ngo urebe ukuntu icyiciro uherereyemo nukanda akanyenyeri 195 akanyenyeri 1 akanyenyeri nimero y'irangamuntu akanyenyeri 1 akanyenyeri 3 urwego ukamenya icyiciro uherereyemo. subiramo kabisa kugira ngo babashe kubyumva neza. icyiciro rwose uherereyemo no gukanda akanyenyeri 195 akanyenyeri 1 akanyenyeri 3 akanyenyeri nimero y'irangamuntu akanyenyeri 1 akanyenyeri 3 urwego ubundi ukamenya icyiciro uherereyemo. urwego uherereyemo urwarirwo. Okay, urakoze cyane. Iyo ni systeme y'imibereho tuba tugenda tubagezaho muri ya gahunda ya leta yabyikorere ejo heza, ibintu nk'ibyo byose leta serivisi zose yazegereje abaturage aho waba uri hose. uricura ugakora icyo ukeneye bitasabye kujya gutonda umurongo no guteza akajagari cyane. ariko turashimira n'ubuyobozi bwa Pan African Movement bwateguye iki gikorwa. Iki gikorwa kirategurwa mu rwego rwo kwizihiza umunsi nyafurika cyangwa se icyo bita African Liberation Day. ni umunsi abanyafurika bizihizaho Afurika ibona ubwigenge. Niyo mpamvu ibikorwa birimo gukorwa, hari n'ibindi bitegurwa, tuzabona byinshi bigenda bikurikirana, ariko by'umwihariko hari ibikorwa byinshi cyane bizajya bihuza abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga cyangwa se abanyafurika bari mu Rwanda. turimo gukomeza kubaka ubwo bumwe bw'abanyafurika. Ntabwo nifuza gutinda kuko ikiganiro cyatanzwe, ariko nagira ngo mbwire ngo Afurika ni iyacu, tugomba gushyira imbaraga mu kuyikorera no gushaka ibisubizo by'ibibazo bya Afurika. Tugerageze dukomeze dukore ibikorwa byinshi bigamije kuzamura ubwigenge cyangwa se ubumwe bw'abanyafurika. Hari inzego nyinshi cyane, dufite porogaramu nyinshi zikorerwa mu mashuri, nazo dukomeze tuzishyiremo imbaraga. Nka leadership development ni gahunda igamije kuzamura urubyiruko, abayobozi bakiri bato, kugira ngo bazabe baridinge cyangwa se bazayobore iri terambere n'ubu bwigenge bw'abanyafurika. N'izindi gahunda, tugira ibiganiro, hari ibikorwa byinshi bitegurwa, ngira ngo nabyo bizabagezwaho mu minsi ijya kuza, ijyanye n'ibiganiro mbwirwaruhame bigamije gushishikariza abanyafurika kwigenga no kwishakamo ibisubizo. Murakoze cyane, ngira ngo byari ibyishimo. Congratulations kuri Inirake kandi na RP, namwe congratulations, byagenze neza, murakoze cyane, naho butaha. Ndagira ngo rero shimire amakipe yombi atugejejeho umukino mwiza, ari Inirake ari na RP Gishari, ariko bije bifite cyabisembuye. Hari impamvu y'uyu mukino, no kugira ngo twitegure umunsi wo kwibohora kwa Afurika uzaba kuri 25 z'ukwa gatanu. Kwibohora kwa Afurika rero ntago ari manu yavuye mu ijuru ngo ize yiture hasi, ahubwo bifite ababiharaniye. Ni nayo mpamvu natwe tugomba kugera ikirenge mu cyabaharaniye ubwigenge bwa Afurika, baharaniye ukwishyira hamwe kwa Afurika, gukorera hamwe, ariko nanone no kwanga ubucakara n'ubukoroni. Igihe Ahmed Sekou Touré yapfaga, Kwame Nkrumah arapfa, Thomas Sankara arapfa, abanyafurika benshi na Haile Selassie baravuze ngo ubu koko Afurika ntirangiye, Afurika ntipfuye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Afurika iracyariho, turacyafite abaperezida n'abayobozi b'abanyafurika bagifite Afurika ku mutima. Muhumure rero, turacyafite abaperezida nka Paul Kagame baharanira ubumwe bwa Afurika no kwigenga kwa Afurika. Turacyafite abaperezida nka Ibrahim Traoré, ngo igihe Burkina Faso bavuga ngo abanyaburayi barangije Thomas Sankara, abenshi bari bazi ko Afurika irangiye.
nagira ngo rero namwe mbasabe cyane cyane abakiri bato, abanyeshuri muri za kaminuza, mugendere muri iyo mitekerereze yo kumva yuko Afurika nta wundi uzayigira. Afurika ntizabaho kubw'urukundo rw'Uburayi, Afurika ntizabaho kubw'urukundo rwa Amerika, kubw'urukundo rwa Aziya n'abandi. Izabaho kubw'urukundo rw'abana ba Afurika bakundanye, bashyize hamwe, bakorera hamwe, banza agasuzuguro, banza ubukoroni. Nagira ngo basabe mwese mwiyumve muracyari bato. Niba Burkina Faso itarigeze itekereza yuko igihe Sankara apfuye hazavuka undi Sankara, mutangire mwishyiremo ngo mwebwe bari hano namwe muzavamo ba Paul Kagame benshi. N'igihe yazaba atakiriho mu myaka 100, 200, mwumve yuko mwebwe muhari, mutangire gutekereza nkawe, mugende nkawe, mwumve impanuro abaha, aduha twese nk'Abanyarwanda, hanyuma twese duharanire Afurika ishyize hamwe, Afurika itera imbere kandi igizwe n'abana b'Abanyafurika. Afurika, Afurika, murakoze cyane. First and foremost to the first speaker, his message contains itself on a word of appreciation, whether he first appreciated the administrative along with the two teams respectively. The main message from the main speaker of today was also saying that Africa is not there for the mercy and love of the rest of the world. Africa is not, is only there for you, for me. So we have to strive together as we are working for the development of our respective countries along with the continent as well. Thank you very much. Murakoze cyane, muranyemera rero n'umwanya mwiza wo kugira ngo buri wese agire ikimugeraho mu byo yaharaniye ku mpande zombi ku makipe. Reka nsabe mu my dear friend 30 number Monsieur Landry, tu as bien fait. Murakoze cyane. Abo ni ikipe ya kabiri. Mwakoze cyane, mwakoze cyane. Mbere yuko tugira ikindi mu bikorwa mumaze gukora ku mbaraga mwakoresheje, reka mbasabe mwongere murambure ibiganza mudupepere natwe tubaha amashyi. Rwose Inirake reka duhereze bagenzi bacu amashyi cyane. Ni umwanya rero wo kugira ngo muranyemerera abayobozi tugiye gufatanya gutanga iki gihembo. Pan-African dream, we alive, we rise. See the future shining in our eyes. One people, one love, one land. Together forever we stand. Pan-African fire in our soul. We unite, we take control from the past to the destiny. Africa strong, Africa free. We got diamonds, we got gold, but the real wealth is the stories untold. Youth with vision, breaking the chains, turning struggles into gains. No more division, no more hate. We build in love, we elevate. From the streets to the global stage, Africa writing a brand new page. Lift your flag, let it fly high, touch the stars, reach the sky.